yaziraga ibicumuro byanjye nawe. Muri iyi si uzumva abantu bakubwira ngo n'ubundi Kristo yataza n'ubundi nari kuba ndiho, ngo n'ubundi Kristo yataza ngo n'ubundi ngo muri se Yesu kuza byamariye iki? Ugasanga ntumwizeye, ariko zamurira tubwira ngo umupfapfa ajya yibwira ko nta Mana iriho. Mwere data, niba ukibwira gutyo, ndaguhamagarira, ndagushishikariza kugira ngo uze wizere Kristo, kugira ngo uze wakire Imana, kugira ngo wakire Yesu Kristo, kugira ngo mu buzima bwawe natangira kuyobora ubone kubaho, ubone ubuzima, kuko yashenjaguriye gukiranirwa kwawe. Kandi ngo ibyaha byacu byose n'umujinya wose n'amarira yose n'agahinda kose n'ibyo twebwe dukeneye byose ngo yarabifashe ngo ibishyira muri Yesu Kristo, umaze ngo iramuduha. Njya nezerwa iyo ngeze ku murongo wa 5, aho ngo nyamara ibicumuro byacu n'ibyacumitiwe, ngo yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Igihano kiduhesha amahoro cyari we, ngo kandi imibyimba ye niyadukirisha. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, ngo kandi imibyimba ye niyadukirisha. Mu by'ukuri haragashimwa Yesu, mu by'ukuri haragashimwa Kristo, we wabaye umucunguzi wacu, we wadukunze urukundo ruhoraho, wowe wiyambuye ubumana, we wanze akamero k'Imana, akaza kwisiga ubusa, agasiga ubusa, akambara akamero k'umuntu, akicisha bugufi, akamera nk'umugaragu w'imbata, gakamera nk'imbata yajyanwaga kubaho, agatuza igihe bamukubitaga, igihe bamurenganya, agazira ibyaha byanjye. Ngibyo ngibyo ngo ntiyigeze abumbura akanwa, ngo yaratuje araceceka, kugira ngo aduheshe amahoro, kugira ngo aduheshe kuzura ku Mana, maze ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Igihano kiguhesha amahoro cyari kuri Yesu, igihano kiguhesha amahoro kiri kuri Yesu. Igihano icyo wumva ushakira amahoro, icyo wumva watanga kugira ngo ubone amahoro, burya kiri muri Yesu. Hari abantu bajya bumva bashatse amahoro, hari abantu bajya bumva bagura amahoro, ukabumva umuntu yakubwira ngo ni ukuri nabuze amahoro, icyamahaba najya kuyagira, kubera ibibazo dufite, kubera intambara dufite, kubera agahinda tugira, kubera amahoro tugira, tukumva icyaduha amahoro, tukumva rimwe ugasanga hari abantu muri iyi si bahura n'intambara, bagahura n'ibibazo, bagahura n'ibyago, bigatuma bava muri karitsiye bari batuyemo bakajya mu zindi karitsiye kugira ngo bajye gushaka amahoro, kugira ngo bajye kumva batuje. Tujya tubibona cyangwa turabizi neza, abazungu cyangwa mu bihugu by'Uburayi bajya bigera igihe baba ngo reka iki gihe tuzakibeho tutakiri hano iwacu, ahubwo tuzajya muri Afurika kuko hariho ibihe byiza, hariyo klima nziza. Kuko ugasanga mu gihe cyabo cyangwa mu bijyanye n'iteganyagihe, igihe cyabo ni icy'izuba ku buryo ribatwika bagapfa, cyangwa se ni icy'ubukonje ku buryo bagira ubukonje bagapfa. Rero ugasanga barimuka barava aho ngaho bari batuye, abandi ugasanga kubera intambara zihora mu rugo rwabo, kubera amatika ahora mu rugo rwabo, bakava mu ngo zabo bakajya kuba baba mu mahoteli. Ariko ndagira ngo nkubwire neza ko icyaha no gukora ibyaha aribyo bidutandukanya, bigatuma tutagira amahoro adakwiye, bigatuma tugira amahoro adakwiriye, bigatuma tujya gushaka amahoro adakwiriye. Nyamara amahoro ya nyayo ngo yari ari muri wa wundi wakubiswe, wari muri wa wundi wanyeganijwe, kugira ngo nitumubona, nituvirwa n'umucyo, tubone amahoro ye. Yesaya yarandika ngo igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we, ngo kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Uyu murongo wa 5 ndawukunda, kuko muri wo harimo ko ku musaraba gupfaye kwa Yesu ngo harimo no gukira kwe. Ubwo bamukubitaga, ubwo yagiraga imibyimba, ubwo bamusebyaga, ngo ibyo mibyimba ibyo byose ni ibyajyaga kuduhesha amahoro.
niyo mpamvu duhindukira natwe tukareba ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Kuko abakera ngo igihe kimwe ngo hatewe indwara ikica abantu, maze Mose aragenda abwira Imana avuga ngo Mana dore abantu bawe barashize, ngo tubigenze gute? Maze Imana mu gisubizo cyari gutuma haboneka amahoro. Rero niyo mpamvu natwe amahoro dushaka, amahoro twifuza, ni ukuri ari muri Yesu. Kuko twebwe burya igihano dukwiriye ni umujinya n'uburakari bw'Imana, ni ukurira kw'Imana, ni ugukubitwa n'Imana. Kuko igihe kimwe muri Zaburi ya 38 Dawidi arandika avuga ngo Mana ntumanishe umujinya wawe, ngo Mana ntumanishe uburakari bwawe. Kuko guhana kw'Imana kubera ibyaha byacu, kubera agahinda kacu, kubera amarira yacu, kubera kujya kure yayo, kubera ko twese tuyoba tugata Imana tukayivaho, ntidukore ibyo ishaka, ntidutekereje ibyo ishaka, ntitwumvishe ibyo ishaka, bijya bituma Imana itugirira umujinya. Ariko ubuhingiro bw'ukuri, ariko kubaho k'ukuri kuri muri Kristo, kubera ko ngo ibihembo by'ibyaha n'urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Rero amahoro mazima aboneka muri Yesu, amahoro mazima aboneka ava mu ijuru, amahoro mazima ava mu ijuru atemba nk'imigezi, kandi atembeye mu mutima wawe. Iyo aje mu mutima wawe, iyo abaye mu mitima yawe, ayo ngayo ajya atuma wumva ubayeho, ajya atuma uvuga, ajya atuma ugenda, ajya atuma ukora, kandi agatuma witwa umuntu ubashije kandi utabashije. Ariko kubera ko ijuru ryahageje ukabasha, kubera ko amahoro y'Imana yageze ukabasha. Bakristo bene data, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, ngo kandi imibyimba ye niyo ducurisha. Burya niyo mpamvu gusenga k'umukristo, gusenga k'umukiranutsi, ngo kugira umumaro yasenganye umwete, kuko akoresha ijambo ry'Imana asenga. Burya iyo dusenga turatubwira Imana ngo mu mibyimba yawe nidukirisha, dore ngo ukiza abarwayi, dore ngo ukiza abarwayi, kandi Imana iyo dusenga ikoresha ijambo ryayo irabakiza. Iyo tuyibukije ko yacumizwa ku bwacu, tukabita ko yashenjaguye gucyangwa kwacu, kuko ibyaha byacu n'agahinda kwacu, ngo iyo tumwizeye tubasha kubihanagurwaho. Kuko muri maraso ye turezwa, maraso ye turozwa. Muri ibyo bimuka ngo wogejwe naye na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawirera. Umuririmbyi arakubaza ngo ese wogejwe n'amaraso ya Yesu? Ese ko wanduye? Ese ko ufite imyanda? Ese ko ufite ibizinga? Ko Satani ahora gutera gucumura, ko Satani ahora gutera gusebanya, ko Satani ahora gutera kuvuga amagambo mabi, kandi iyo umaze kubikora ngahora imbere y'Imana akurega, agushinja, avuga ngo wamubonye runaka, wamubonye Olivier, wamubonye Kabatesi, wamubonye, akugira ngo ahora kubona. Imana nayo ijya umurakari, igira umurakari, nirakara iguhane, niguhana ubuzarimbuka. Ariko ndakubwiza ukuri, iyo twizeye nguyu Yesu Kristo waje akabambwa ku musaraba kugira ngo tubeho, akabambwa kugira ngo twebwe tubamburwe. Iyo tumwizeye Imana tujya dusenga tuvuga ngo Mwami nutureba, uturebera amaraso y'umwana wawe, kuko nutureberamo urasanga twera, nutureberamo urasanga turi abakiranutsi. Ibyo bigatuma dukora iby'Imana ishaka, ariko atari ukugira ngo tuba abana bayo, ahubwo kuko twagizwe abana bayo. Bene data, Imana yatanze ubutunzi bwayo bukomeye, itanga ubutunzi bwayo bukomeye, itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo agupfire, maze numwizera uzabona ubugingo buhoraho, numwizera uzabona amahoro, numwizera uzabona uburuhukiro, numwizera uzagirirwa neza, numwizera uzabona imbabazi, numwizera uzabona urukundo, kandi nubona urukundo nawe urutange. Twarakijijwe, twakijwe kubw'ubuntu, nkunze kubivuga, ntabwo ari kubw'imemo kugira ngo hatagira ubyirata.
kuko ntacyo twakirata. Niyo twakirata ngo umuririmbyi arimo ngo ntacyo mfite naguha, niyo nakigira ibiganza byacu biranduye ntacyo mfite navuga, niyo nakigira akanwa kanjye karanduye, niyo ntacyo mfite natekereza ku ibitekerezo biranduye, kuko ya concupiscence ivuga ngo ibitekerezo byacu ni kubi, ni bibi umunsi ku munsi, ahubwo tuvurwamo na Mwuka Wera butuma twizera Kristo, butuma duhanga amaso Kristo, butuma duhanga amaso we kugira ngo tubabarirwe ibyaha no gukiranirwa kwacu. Kuko yabwiye abigishwa avuga ngo Umwuka Wera Data azabohereza, nguwo azabahindura abagabo bo kumpamya Yudaya n'i Samariya kujya kumera isi, kandi nguwo nagera muri mwe ngazajya mu bantu ngabemeza iby'ibyaha byabo mu mitima yabo, batume bihana, ngo maze nibihana banyizere bamenye ko ari njye waje nkabambwa ku bwabo nkapfa ku bwabo, kugira ngo nibanyizera bagire amahoro n'umutekano. Rero uyu mwanditsi wa Yesaya abivuga neza, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ubundi muri rusange igihano cy'urupfu, igihano cy'ibyaha ni urupfu, ariko urupfu Yesu yapfuye rwaduheshaga amahoro, nirwo ruduhesha amahoro, kuko kumwizera, kuko kumuhanga amaso. Ndetse anagiye kugenda yabwiye abigishwa be, arababwira ngo Umwuka Wera nabazaho azabemeza ko gupfa kwanjye no kuzuka kwanjye aribyo mukwiriye kwiringira, kuko ibyo napfiraga byari ibyaha byanyu. Mwanditsi w'Abakorino ariwe Pawulo arandika ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Uwari ufite amahoro Imana imushyiraho cya gihano kugira ngo twebwe tugire amahoro. Uwari ufite ubuzima Imana imwaka ubuzima irabuduha, ariko nanone ntiyaza kuko yamanutse mu mva kugira ngo agende yake Satani imfunguzo z'urupfu, avuge ngo byera isezerano n'umwizera nawe yapfa azongera abeho bibisohore. Bene data, iyo turi muri Kristo Yesu igihano dukwiriye n'urupfu, ndetse urupfu rw'iteka kubera ibyaha byacu, ariko iyo turi muri we haza kubaho amahoro. Iyo turi muri we habaho ubuzima, iyo turi muri we habaho kubaho. Ariko iyo tutaramenya, iyo tutaramwizera, tujya tugenda tutazi iyo tujya, tutazi iyo tuva, ariko tumwizeye ubuzima bwacu bugira icyerekezo. Iyo tumwizeye ubuzima bwacu bugira umutekano, imitima yacu iraruhuka, imitima yacu iranezerwa, imitima yacu yumva yishimye, naho twahura n'intambara. Umwanditsi w'Abaroma arabivuga ibice 5, Abaroma ibice 5, ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo, ngo wa wundi wadushyikirije ubuntu dushikamyemo. Ibyo Yesu kubikora ni ubuntu twagiriwe, ibyo Yesu kuza mu isi ni ubuntu twagiriwe. Niyo mpamvu mbabwira, niyo mpamvu mbinginga kugira ngo muze duhanga amaso umusaraba, muze duhanga amaso Yesu Kristo, kuko yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ngo imibyimba ye ntiyadukirisha. Yesu ufite ikibazo, Yesu ufite intambara, ndakwinginze kugira ngo uze kuri Yesu, kuko bavuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Dukeneye kuruhuka, nimuze tumusange, nimuze tumwizere, nimuze tumuhanga amaso, kuko muri we hari ubuzima, muri we hari gukira, muri we harimo kubaho. Ndasoza bifuriza ko muza tugasanga Yesu, muze tukamwizera, natwe twamwizeye nimuze dukomeze tumuhanga amaso, kuko ntabwo turageraho Satani atageze imyambi iteka n'iteka, umunsi ku munsi yifuza kutubona twaguye tutakimwizera. Ariko ndabashishikariza ngo uwo Yesu yadutsindishijwe kubwo kwizera, ngo none dufitanye amahoro n'Imana. Ayo mahoro rero nuko cya Adamu yakoze kimwe ku muntu twakibabariwe kubw'amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu muri we twozwa, niyo mpamvu muri we twahagirwa, niyo mpamvu muri we tubona ubugingo, niyo mpamvu muri we tubona amahoro. Rero bene data, ndabahamagara kumwizera no kumuhanga amaso, mwakire neza ijambo ry'Imana. Nkuko bisanzwe, iki ni ikiganiro mugezwaho n'itorero rya Lutheran Mission in Africa cyitwa Icyaguhesha Amahoro. Mwari kumwe nanjye Olivier Wihanganye. Ufite icyifuzo shaka ko dusengana, waduhamagara kuri 0788 711 872, 0788 711 872. Soze mbifurije amahoro n'umugisha bituruka ku Bana Data twese ishobora byose. Shalom, shalom, shalom.